sinzi ni mujye ubyitegereza ngo ubibone, gusa isi yose yaje kuba yaba isoko, ni ahantu ho gucururiza gusa, ntabwo hakiri ahantu ho guturwa cyangwa se ho kuberaho ubuzima. Buri muntu wese utuye ku isi akeneye gukora business kugira ngo abashe kuba yaba umukire, nta muntu n'umwe ukeneye kuba yabaho. Isi yabaye mbi cyane kubera ko buri kimwe cyose n'ibitagakwiye kuba birimo business byagiyemo business. Ubu hano mu Rwanda i Kigali honyine kuba udafite konti iriho byibuze imibare 8 ntabwo wemerewe kuba watereta cyangwa se gukundana ubona urukundo rwa nyarwo. Imana yaremye isi kugira ngo ibinyabuzima n'abantu bayibeho bishimye, gusa ubu ngubu twafashe yasi nyine dukwiye kuba twabaho tuyihindura isoko. Buri kimwe cyose kibarizwa ku isi turagishakamo amafaranga, n'ibidashoboka byose turabishakamo amafaranga. Nta kintu na kimwe uzigera ubona ku iyi si, buri kimwe cyose biragusaba kukigura. Isi yahindutse isoko, ntabwo isi ikiri ahantu ho guturiza. Kugira ngo umenye neza ko nta n'ubuhungiro ufite no kugira ngo ubeho, urishyurira kuba wabaho. Ibi kugira ngo byumve bisobanukirwe neza, niwitegereza urasanga isi irimo iratera imbere kuruta uko yigeze itera imbere. Ariko nanone iyi myaka turiho nicyo gihe abantu batishimye kuruta imyaka yashize, nicyo gihe abantu barakaye cyane kuruta indi myaka yose yashize. Ababyeyi ubwabo barimo barakora business mw'abana babo, ati nimutaduha inkwano ingana gutya ntimuzadukurire hano umukobwa. Abasore nabati nimba iwanyu mudafite ibi ngibi cyangwa se mutameze gutyo ntabwo nzigira mbajyanira umugeni wanyu. Buri kimwe cyose bagakwiye kuba ubonera ubusa, icyo kintu ntabwo ukibonera ubusa. Niwitegereza ukareba uraza gusanga ko buri kimwe cyose, buri buzima bwose ubaho urimo urabusorera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kubaho udafite amafaranga ntabwo bishoboka, urapfa. Ahazaza hisi ni ahazaza hagoye cyane, rimwe na rimwe bishobora no kuzatuma abantu barushaho kuba barakara, ibyishimo bibura. Niwitegereza isi yateye imbere, buri kimwe cyose cyateye imbere, ariko ikitatera imbere ni ibyishimo by'abantu. Abantu barushaho gukomeza kurakara, barushaho gukomeza kugira imitima ihagaze kuruta uko bagakwiye kuba batuza kubera ko isi yateye imbere. Buri kimwe cyose cyabaye business n'ibidakwiye kuba byaba business bisigaye bishakirwamo amafaranga. Birababaje. Ahazaza hisi ho nimuhitegeho kuba heza. Gereka ibi bintu byo kuvuga ngo buri kimwe cyose kijyemo business bihagaraye.